Yes, alo. Ano? Amakuru ni meza. Umeze neza? Ntekereza ko wamenye kandi. Nakumenye cyane. Ni byiza. Nari ngukumbuye. Iminsi myinshi. Mumeze mute? Natwe tumeze neza. Tumeze neza cyane ahubwo nyine nari mfashe akanya ko kukuvugisha. Ntekereza ko uri mu kazi ariko numvaga nifuza ko twavugana yenda iminota mikeya. Nta kibazo. Nk'uko nyine wari ubivuze, iminsi ni myinshi yari iciyemo, ariko hari ijambo numva rimaze iminsi rimbyiga mu mutima, numvaga ngomba kukubwira rwose. Kunteye amatsiko. Urayagira cyane? cyane. Sawa, nta kibazo. Hanyuma urabona, uzi ko mperuka mu rugo muri ya minsi, ubwo nazaga nyine kubasura, ariko rwose umva hari ikintu nasize aho ngaho, sinzi nimba mwarakibonye, nicyo kinteye kuguhamagara. Ndumva ntabwo nakibonye. Ni igiki? Berwa umutima wanjye wasigaye aho iwanyu, nubwo utabimenye warawusigaranye neza cyane. Kutabimbwiye. Nibyo ndimo nkubwira. Nibyo ndimo nkubwira. Kuva nahagera naje nzi ko nje gusura mama Emi. Ubwo rero ahubwo nsanga ni wowe nari nje kureba nubwo ntari mbizi. Maze iminsi ntekereza nkumva twahura, ariko nanone mu gihe tutarahura ntabwo nabura kukubwira ko rwose umutima wanjye uri iyo ngiyo, uri mu rugo aho ngaho. Nagira ngo rero ngusabe uwumfatire uwunkomereze, kuko ni wowe ufite ubushobozi aho ngaho bwo kuba wawufata rwose ukawunkomereza. Nta kibazo, tuzabiganiraho turebe igishoboka. Ese buri bundi ukunze kugira umwanya? Ntuba uri mu kazi kenshi? Mu gihe ntari mu kazi. Nta kibazo. Ntekereza ko twazashaka akanya tugahura, kuko nawe urabyumva kuri telefone hari igihe amareza aba acikira, haba harimo byinshi bishobora gutuma abantu bakabaye bahura bakanaganira, atari ibyo kuvugana kuri fone gusa. Gusa ndishimye kuba umpaye umwanya wo kuba twahura tukaganira. Ndumva umutima wanjye nubwo uri aho ngaho, ariko nanone uri kugenda ungarukamo. Nta kibazo, tuzabiganiraho turebe igishoboka. Mu gihe habonetse umwanya twahura tukaganira, nta kibazo. Mbere yo gusezeranaho, nk'icyizere basi nk'akajambo nawe wambwira kama icyizere koko ko umutima wanjye uzakomeza kuwurinda. Birakwiye reka. Akajambo k'icyizere nyine ni uko nkuzirikana, ngutekereza nanjye. Ntekereza cyane. Wow. Sawa, merci, urakoze cyane. Tuzasubira. Chance. Amarabisi. Abona dusa n'abari duhuze cyane, ariko nagira ngo tuganire. Nagira ngo tuganire. Urabona umaze igihe hano mu rugo udafite akazi, kandi
yego no mu rugo imirimo irahari, imirimo yo mu rugo nayo iba ari imirimo, ariko ugomba kugira ikintu ukora cyinjiza amafaranga. Ntugume kuba uwo mu rugo. Wamboneye akazi kandi koko kubera ko uvuye hanze buriya wamenyanye n'abakire. Akazi rero ntabwo kabura, ubushake bupfa kuba buhari, ahubwo wowe wumva wakora iki wiyumvamo cyaguteza imbere. Kwikorera cyangwa akazi kose nagakora. Akazi kose wagakora. Njye nifuza ko wakwikorera, ndashoboka. Gukorera abandi ni byiza ariko wanikorera. Wakwikorera, wowe urambwira icyo wumva wakora, genda gufasha mu bisigaye, ariko nibura amenye se hari icyo wiyumvamo wakora, yenda ikibazo kikaba ari ubushobozi. Icyo ari cyo cyose wareba ko biri kose, wareba agashinga gaciriritse, kuko nanone buriya biba byiza iyo utangiriye hasi uzamuka, sibyo? Ntabwo wahera hejuru. Wambwira ngo nahera ku bunyobwa uvuye muri Amerika. Utubunyobwa reka mbe nigiraho ahubwo twakomeje tuganira uranyibagiza. Buri ubunyobwa nabwo nta kibazo, ikintu icyo ari cyo cyose waheraho, upfa kuba ugikunze kandi ukagikora wumva ufite intego n'icyerekezo naho ugana, uva kuri dukeya uzamuka. Ikibazo rero si ubunyobwa cyangwa se si ikintu gitoya, upfa kuba wowe urimo ukora ikintu wiyumvamo kandi ufite intego y'icyo ushaka kugeraho. Nagikora, ntabwo icyo ari cyo cyose ngewe nabishobora, ahubwo byaterwa n'igishoro waba ufite. Umuntu rero akareba ukuntu yapangira bizinesi ihwanye nacyo, ariko ngewe nta kintu cyananira kugikora. Ni byiza, buriya nanjye nkunda gukora, ngira ngo nta n'ubyanga, ariko biba bidusaba nyine no kubigaragaza kuko byanyabyo. Maze iminsi rero ntekereza nsanga ukwiye kugira ikintu ukora kandi mbigizemo uruhare, nta gushakira igishoro, hanyuma ugakora ukiteza imbere, gusa nyine ukayabungabunga nk'amafaranga agomba kutugirira umumaro twese. Ntumere nyine ukabigiramo ubwenge, ugakora uzigama igishoro ariko nawe ubasha kuguteza imbere, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ugomba kuzirikana ko cya gishoro gifite aho cyavuye, gishobora gusubiraho kigakora ibindi bikorwa, ariko nibura nawe ukakibyaza umusaruro, ugakora ukiteza imbere, ntugume kuba umuntu uri mu rugo utuje gusa. Ntugire ikibazo rwose, n'ubundi rega sinzi niba gikundira yarakubwiye, ariko n'ubundi nikoreraga. Rero ngize amahirwe ukabimfashamo ntabwo byananira. N'ubundi rero Ngarambe, uko tumaze igihe duhuzwa na bizinesi kandi tukaba mbona ibintu biri kugenda neza, unzanira ibicuruzwa nkabona bimeze neza. Ubu rero kuri iyi nshuro hari ikintu ushaka ko umfasha. Guteze yombi urabizi inshuti yanjye kuva kera. Rero ikintu numva nifuza ko wamfasha, nifuza ko ibyo kunzanira imodoka nkugurira byavaho, ahubwo ukaba nanjye wanyinjiza neza ku ruganda, nigirayo amafaranga. Urumva ushaka kujya uko twajya tujyana hanze? Amafaranga arahari. Ufite amafaranga urize? Amafaranga arahari, ngira ngo uko maze iminsi nkora urabibona biragenda byaguka. Amafaranga arahari, rero ndifuza ko wanyinjizayo nanjye nkigerera ku ruganda, ku buryo najya nzikurayo utarinze kunzanira nawe nk'inshuti yanjye. Ni ikintu cyiza cyane.
buriya nubwo dukora dushaka profit ariko nkawe nk'inshuti yanjye ndabibona kuri mutera imbere byaba byiza cyane tujyana nkakwereka ukuntu ushobora kugerayo ukaba wakirangurira nawe profit ndazikeneye ariko uri inshuti yanjye ntabwo nakifuza kukungukamo cyane byaba byiza ko nawe wagera ku rwego nk'uko ndiho Ngarambe rwose ndagushimiye cyane umuntu w'umugabo uri inshuti yanjye kuva kera iterambere ryawe buriya ni iryanjye ndagushimiye kabisa ndumva rero ibintu bizagira bikomeza kugenda neza nifuza ko bari abashinwa umuje nabo nanjye nkagerayo byanyorohera nkabasha kuba nagira aho ngera kandi nk'uko nakweretse umushinga wanjye uteye nshaka ko waguka ukaba munini cyane byiza cyane urabona Dubai China nshaka no kujya muri Amerika imodoka nziza cyane zigezweho ubu nshaka kujya nzizana uje rero aho hose nakugezayo ku buryo nawe umuntu uri ku rwego rwiza cyane yego ni byiza rwose mu kazi ahandi ndumva biri kugenda neza uko mbibona ejo bundi waguze imodoka nyinshi nta kibazo gihari kabisa ubona ko bimeze neza biragenda neza kabisa reka wowe iriya gahunda y'uriya muntu mushyashya yigemo neza ubundi nzakwereka uko icyerekezo cyanjye kizaba kinganisha urabona birimo neza nta kibazo arimo neza kabisa cyane wowe ikintu ugomba gukora tegura ibintu byawe neza amafaranga afatika ntabwo ari nk'aya ngaya wanzaniraga hano amafaranga wafatika ukugeze ku ruganda wigerereyo mariya ni inshuti zanjye nta kibazo kirimo rwose sawa urakoze cyane muraho neza karibu murakoze cyane nishimiye kubamenya ni byiza cyane natwe rwose tugomba kubamenya mama nyine w'uwo mwana wanjye wamubona yajyaga kumbwira kenshi nari muzi no ku mafoto we yarakoze nagajya mwereka amafoto yawe arakuzi asanzwe akuzi yego buri muntu se bifite gahunda nakubwiye mama dufite gahunda umukobwa wanyu ndamukunda cyane kandi nifuza kuzamuhesha ishema mu muryango muhamagare let me try we nako wese wundi kuki atampamagara chance rero ndagushimiye kubwo kwemera ubwitabire bwanjye invitation yanjye ko wayemeye ukayitaba kabuje tukaba duhuye birashimishije urakoze cyane gusa nagombaga kuza kubera ko nari nabikwemereye ntabwo nagombaga kwemera ibintu ntari bukore ndagushimiye umukobwa mwiza nkawe ahagarara ku ijambo yavuze ko warabyemeye ko tugomba guhura ukaba ubisohoje mise mbona ko uri umukobwa ushyira mu gaciro kandi rwose ngiyewe ndi kumva ibinyamuneza byandenze ndi kumva nezerewe cyane murakoze cyane yego
kuri ibyo rero nanjye ndishimye guhura nawe ubu warabinsabye nanjye ndabitegura ndavuga ati uko byagenda kose nabonye ari umuntu mwiza twaganiriye neza kandi nuti ntakwitaba soma ku iyi fanta ariko ku buzima bwacu ikindi kandi buriya nk'umukobwa mwiza nkawe ntabwo numva nshaka ko wanywa amazi gusa ahubwo ni ukureba no muri iki gitabo ukareba icyo ubasha ukambwira agenda yishyura ariko guhera kuri wowe ariko njyewe namaze kukibona kare nabibonye ariko nawe reba ibyo ushaka ubundi dutumeho seri gatoya nitabuye umuntu yakomeje kumpamagara Allo? James